mbifurije ibihe bihire bana banjye kandi intore za data, mbifurije kugubwa neza kandi basesekajeho amahoro yanjye ndetse n'urukundo rwanjye rw'igisagirane ngirane nimubeho muri njye kandi mukomerere muri Kristo Nyagasani. Mbifurije gukatariza mu cyiza kandi mbifurije kurushaho kwera imbuto nziza y'ubutungane, kuko mwagizwe igiti cy'inganzamarumbo kugira ngo isi yose izibugameho kandi isi yose izibasarureho imbuto nziza ziryohereye. Nimubeho kuko mbahaye kubaho kandi mugumeho, murambe kandi mukwire isi yose kuko Uhoraho Imana yabyemeye, bityo akaba yarafunguye imiyoboro ye kugira ngo mwishyire mwizane kandi murusheho gusakaza urumuri rw'Imana mu bantu. Biremwa by'Uhoraho kandi intore z'umusumba byose bana banjye nkunda, mbahaye umugisha wanjye wa kibyeyi ngirane mukomere kandi mukomeze urugendo, mukomeze mwambare urugamba kandi mukomere muri Nyagasani, kuko ari we ubakomeje kandi akabaha gutsinda kakahava kandi akabarwanira urugamba kugira ngo mutsinde abanzi banyu ndetse mutsinde n'ababisha banyu. Yabahaye intwaro kandi yabahaye imbaraga zibafasha kunesha umwanzi, nimuzikoreshe kuko mwazigabiwe kandi igihe cyose muhamagawe ku rugamba mumenye kwitaba, kandi igihe cyose muhamagawe buri wese yihute kandi buri wese amenye uko agomba kuruhagararaho ndetse n'uko agomba gutsinda umwanzi we. Nta wundi rero murwana nawe kandi nta wundi ubahagurukiye, nta wundi mwanzi wanyu utari Shitani, utabifuriza icyiza kandi utabifuriza amahoro, igihe cyose agahora abahigahiga kandi igihe cyose agahora abifuriza inabi kugira ngo ibikorwa byacu muri mwebwe bidatera imbere kandi ibikorwa byacu bitabasha gushinga imizi mu kiremwamuntu aho kiva kikagera. Ariko kandi ndi kumwe na buri wese kandi ndi kumwe n'abana banjye aho bava bakagera, mu kubakomeza ndetse no kubatera ubutwari, mu kubongerera imbaraga ndetse no kubaha urumuri rubafasha kurushaho gutsinda imitego y'umwanzi ndetse no kuyigezayo umwijima wa nyakibi, kugira ngo muture mu rumuri rw'Uhoraho kandi urukundo rw'Uhoraho rurusheho kubareshya kandi mubone ubudahemuka rurusheho kubasenderera ibihe byose. Bana banjye mbifurije umugisha w'Imana kandi mbahaye gusakara ku isi yose ndetse no kogeza inkuru nziza ya Yesu Kristo, ko naje kubagabira ingabire ndetse n'ingabirano kuri uyu munsi, kugira ngo mubashe guhagarara gisirikare kandi mubashe guhagarara nk'abatowe kandi batoranyijwe mu isi yose, bityo namwe mukemera kwitaba karane kandi mukemera kwakira ugushaka kw'Imana mu buzima bwanyu. Ntacyo rero muzigera munanirwa kandi nta n'icyo mutazabasha kugeraho, cyane cyane cy'ubutungane kandi kibageza ku mukiro, kubera mutangiye icyiza mwiyunga namwe kandi nkaza nkabafasha, bityo rero nkagira mukataze mu rumuri kandi mukomeze kwera imbuto nziza, bityo imbuto zanyu zihore ziryoheye benshi mu isi yose. Nyuma ya nyina w'Imana ubakunda kandi ubifuriza ineza n'amahoro, kuko nemeye kwicisha bugufi, bityo nemera gusanga mwene muntu ndetse n'ikiremwa muntu, nemera kwitwa nyina w'umunyabyaha kandi nari nyina w'Imana, kugira ngo mbareke mwize kandi muze munsanga mu kubuhagira ndetse no kubatonesha, kugira ngo mubashe kumenya icyo mbifuzaho ndetse n'icyo Kristo Nyagasani abifuzaho. Yababereye inzira ngufi ibamugezaho, namwe rero nimuze munsanga kuko mbafunguriye umutima wanjye utagira inenge, kugira ngo muwogemo kandi muvomemo ibyiza kandi muvomemo imbaraga, mukuramo iruhuko ndetse n'amahoro asendereye. Nta handi mwakura amahoro ndetse nta handi mwakura umukiro atari mu mutima wanjye utagira inenge ndetse atari no mu mutima mutagatifu wa Yesu Kristo, kuko ari we wamanuriye imbaga nyamwinshi amahoro kandi akaba yarayasesuriye ku isi yose muri rusange. Ariko kandi benshi aho kugira ngo bakire amahoro ya Yesu Kristo, ahubwo bakiriye ikibi mu mitima yabo, bityo icyari icyiza baragihindanya kandi icyari umugisha bagihinduramo umuvumo. Ariko kandi ntibibuze yuko bakiriye kandi abafashijwe bafashijwe, bityo abenshi bakaba barushijeho gutera intambwe mu cyiza,
kuko umwami w'amahoro abaganjemo rwagati kandi iteka n'iteka agahora abasesekazaho amahoro y'igisagirane. Nimukomeze mutege ibiganza ntore z'Imana kandi ntore mwatojwe, mwebwe mwatoranyijwe kandi mwebwe mwashyizweho ikimenyetso. Nimukomere mukataze mu cyiza kandi mukomeze mwakire umukiro w'uhoraho, kuko tubishimiye kandi igihe cyose tukabana namwe mu buryo bw'agatangaza. Naho isi itabishimira kandi yabatererana ikabavumagiza, ariko mwishimire ko muri kumwe natwe kandi mukikijwe n'ijuru ryose. Twamanuye abatagatifu bo kubafasha ndetse no kubasindagiza mu rugendo rwanyu rwa buri munsi, kuko buri wese aho ahagaze ndetse n'aho agenda ataba ahagaze wenyine, ahubwo mba muri iruhande kandi n'ijuru ryose rikaba rimukikije kugira ngo tubarinde kandi tubarengere, tukabigaragariza mu bihe bikomeye ndetse n'ibyoroheje, kugira ngo mubashe gukataza kandi mumenye ko mwayobotse ari Imana y'ukuri y'ubugingo kandi bakunda, ibamenyera icy'ingenzi kandi ikabafasha mu gihe cy'amage. Mbifurije kugubwa neza abana banjye, nimukomere kandi mukataze mwisheho gushinga imizi mu kwemera, ukwemera kwanyu kurusheho kwiyongera, kuko umwanzi ari kugenda kuyoyora, kandi umwanzi akaba ari kugenda agaba ibitero bye cyane cyane mu bari bayobotse Imana ndetse n'abari barayikurikiye n'umutima wabo utaryarya. Umwanzi akaba ari kugenda abatega akabategera kuri dutoya, akabatega imitego, bityo abenshi bakaba bari kugenda barohama, abandi bakaba bari kugenda biyambura ikirezi bari bambitswe bakiyambika uducabari. Ni igihe rero turi kugenda dusubiranya amayira umwanzi yanyanyagije kandi umwanzi yatatanyije, kugira ngo twongere tuvubure amasoko, kugira ngo ari umwanzi yanduje kandi ari umwanzi yavuyanze, kugira ngo twongere dusukure, bityo mwene muntu asubire ku isoko idakama kandi mwene muntu asubirane isura yahanganywe. Biremwa by'Uhoraho murakunzwe kandi muraragiwe, ariko kandi nkaba nje muri mwebwe kugira ngo nongere kubahishurira kandi nongere kubagaragariza impuhwe zanjye za kibyeyi kandi mbagaragariza urukundo mbakunda, ko ntifuza ko mwarohama kandi ntifuza ko mwajya kure, ntifuza ko mwatana amayira kandi ntifuza ko mwarushaho gushinga ijosi, ahubwo mwifuza ko mwabwirwa mukumva kandi ntababurira mukumva, aho mberetse ngo muce akaba ariho munyura, ndetse n'icyo mbatoje akaba ari cyo mukurikiza. Uwo nimwirinde kunangira imitima yanyu kugira ngo mukurikire umwanzi, ahubwo nimumenye kwihambura kandi mumenye gutsinda kamere, ko kamere zanyu arizo zibaganisha habi kandi zibakabaganisha mu bwikuze ndetse no mu bwikunde, mu kwishyira hejuru ndetse n'ubwibone. Ibyo byose bikaba biri kugenda bizirika mwene muntu bikamutera kudaca bugufi imbere y'uruhanga rw'Uhoraho. Nimushishoze maze murebe icyo Uhoraho Imana bifuzaho kandi abashakaho, murasanga ari icyiza kandi kizabatungira ubuzima bwanyu bwa roho kandi kikabaha kuramba, kuko nta mahoro w'umunyabyaha kandi nta mahoro y'uri mu kibi kandi nta mahoro y'utumva, kuko igihe kizagera mu kumvishwa kandi igihe kikaba cyageze, kuko buri wese agomba kumvishwa kandi buri wese akaganishwa aho agomba kuganishwa ndetse no guhagarikwa aho agomba guhagarikwa. Ni igihe rero twakuyeho uburenganzira bwa mwene muntu ndetse no gushaka kwa mwene muntu, bityo rero mukaba mugeze mu kigaragaro gishya mu buryo budasanzwe, aho buri wese agomba kuba mu gushaka kw'Imana yabyemera atabyemera, kuko buri wese dufite ububasha bwo kumutereka aho dushaka ndetse no kumuhindura uko dushaka. Iyo aba mwari muzi ububasha bw'ijuru ryose ntimwakwigira uko mwigira, kandi iyo mwari muzi ubuhangare bw'Uhoraho ntabwo mwakwikoza ibyo mwikoza biremwa by'Uhoraho. Nimwumve inzira z'ikigendwa kandi nimuhinduke inzira z'ikigendwa, kuko Uhoraho yahagurutse kandi Uhoraho akaba aje yihuse cyane, akaba aje mu mbaraga ze ndetse no mu bubasha bwe, kugira ngo agaragaze umutsindo we kandi agaragaze imbaraga ze ndetse n'ibikorwa bye mu isi, kuko igihe cy'amagambo kigiye guhagarara, kuko navuze igihe kirekire kandi nkaburira mwene muntu igihe kirekire kugira ngo ahinduke kandi ahindukire inzira z'ikigendwa, ariko abenshi bakaba bakomeje kunangira imitima yabo. Ntawe uzabona icyo yitwaza kandi ntawe uzavuga ko ataburiwe, ntawe uzavuga ko atamenye ikibi n'icyiza, kandi ntawe uzavuga ko ateretswe inzira agomba kunyuramo, kuko icyo mbatoza ari cyiza
abatoza gusenga, kwihana ndetse no kwicisha bugufi, kumva ndetse no kumvira umuremyi wa byose, gusenga nta buryarya kugira ngo ikibi cyose kibahungeho, ariko n'abasenga basengera ku kibi, bagasengera ku mwanda, agasenga basutamye ku mwanda, ikigera akaba ari igihe cyo kubasutamura aho mwicaye, kugira ngo mwene muntu abashe kumenya uwo yakurikiye ndetse n'uwo yayobotse. Imana y'ukuri nta gukinishwa biremwa by'ihoraho, kandi bana banjye muririnde kuyikinisha, muyirereka muyereka iki na kiriya, kugira ngo ibone ko mwayiyobotse. Mwibuke neza ko ibareba kandi basobanukiwe, kuko ariyo yabahumbye kandi akaba ariyo yabahanze. Mwibeshyaho rero mukumva ko ari umuntu nkamwe, bityo mukikorera icyo mushaka kandi mukiganira aho mushaka, aho aberetse ntaba ariho mugana, mukumva ko igihe nikigera muzamubeshya. Mubeshya abo muturanye nabo kandi muryarye abo muri kumwe, ariko mwirinde kuryarya Imana kandi mwirinde kuyihendahenda muyereka utu na turiya, kuko itarererwa, kuko ari Imana y'ukuri kandi ikaba ari Imana y'ubuzima, Imana y'amahoro kandi Imana yigenga mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa byayo. Iyo ivuga ntawe uyivuguruza, kandi iyo ikora ntawe uyibaza icyo ikora, kuko yihagije mu bikorwa kandi ntigisha inama igihe igiye gukora. Namwe rero muririnde kuyitunga urutoki kandi mwirinde kuyitekerereza, kuko ntawabasha gucengera ibikorwa by'umusumba byose, kandi ntawabasha gucengera ubuhanga bw'uhoraho Imana. Hari benshi rero bibeshya, hari n'abandi bihenda, hari n'abandi biyumva ubwenge, yewe hari n'abandi bumva ko bakomeye kandi bumva ko bafite ubuzima butagomba gukorwaho, ariko mwebwe muraziwe kuko mutabashije kumenya uwabubahaye, kandi mutabashije guha agaciro umuremyi wa byose baba bahanze mu Isirayeli ndetse no mu rukundo rwe, aho kugira ngo mwakire urukundo ahubwo mukakira ikibi, mugahindanya isura yabahaye kandi mugahindanya imisusire yabahaye, bityo mukayivogera kandi mukayivogagira. Araje rero kugira ngo ahindure mwene muntu bundi bushya, kandi araje kugira ngo ahindure isi nshya mu buryo bw'agatangaza, bityo rero nta cyanduye kizatura mu isi nshya, ndetse nta n'uwanduye uzatura mu isi nshya, kuko isi nshya igomba guturamo abasukuye ndetse n'abifuza ubutungane kandi bakabuharanira bakabugeraho. Nimukomere rero kandi mukomeze intambwe mwebwe mwese mwirekuye, kandi mwebwe mwese mwabashije kwakira inkuru nziza y'umukiro kandi mukihambira ku isengesho. Nimukomere, kuko ibyo mukora nzamwifatikanya namwe kandi nkabagaragariza urukundo kandi nkabiyereka mu bihe bikomeye, mu makuba kandi mu bigeragezo, sinjyemwe kubiyereka ndetse no kubagaragariza ibitangaza. Nifatikanyije namwe rero kuri uyu munsi mu buryo budasanzwe, kugira ngo dukomeze dukwirakwize hirya no hino urukundo rw'Imana, kandi impuhwe z'uhoraho zirushaho gusesekara ku isi yose ndetse no mu kiremwa muntu, cyane cyane ku baziyambaza umunsi ku wundi, ndetse no ku bazirikana isaha y'impuhwe, abo bose kuko nzabagendana nabo kandi nkakorana nabo, nkabagaragariza impuhwe zanjye z'igisagirane ndetse n'impuhwe za Yezu Kristu. Nimukomere rero kandi mukataze, mukomeze kwihambira ku cyiza, kandi musabire abatabasha gusenga ndetse n'abatabasha kuzirikana uhoraho Imana, kandi musabire n'abandi biyoberanya, abo bose bagaragara uko batari ndetse n'abigaragaza uko batari, kugira ngo urukundo rw'Imana rubareke nabo baze, kandi impuhwe zanjye z'igisagirane zirusheho kubakurura bityo baze kuvoma ndetse no kuvomererwa mu mutima wanjye utagira inenge. Muririnde guhemuka k'uhoraho biremwa by'uhoraho, kuko Imana idahemuka, ahubwo igihe cyose abo yagiriye isezerano itabara bwawe ikaza kubuzuriza amasezerano, ariko mwebwe mukarangwa no guhemuka igihe cyose, bityo icyo mubwiye n'icyo mutoza ntabe ari cyo mukurikiza, ahubwo mwene muntu akarangwa no kwigenga ndetse no kwiyobora. Icyo gihe rero cyarangiye kandi cyashize, kuko ibihe turi kugenda tubibara kandi amasaha akaba ari kugenda abarirwa ku ntoki, kugira ngo ububasha bw'uhoraho bwigaragaze kandi impuhwe z'igisagirane zururukira isi yose, kugira ngo zize gutabara ndetse no kurenganura abarengana, ariko kandi n'abakomeje kurenganya abandi, kugira ngo nabo bahabwe icyo bakoreye, kandi uwo bakoreye abashe nabo kubagaragariza icyo bakoreye. Abakoreye shitani bazayokana nabo kandi bazimirane nabo niba badahindutse,
ariko kandi bakoreye uhoraho Imana, mugiye guhembwa kandi mugiye guhabwa imbaraga zibafasha kurushaho kwitagatifuza, kandi imbaraga zibafasha kwishima ndetse no kunezerwa. Nimubeho muri Nyagasani kandi mukomere ku rugamba, mukomere ku kwemera kwanyu, kuko umwanzi icyo abifuza hari uko yabagusha bityo akabatesha ingororano kandi akabatesha icyiza mwahawe. Bityo rero mukaba mugomba guhagarara ku izamu ryanyu kandi mukamenya ubwenge, ariko ikindi mwirinde gusengera ku mwanda kandi mwirinde gusengera ku kibi, mwirinde gusengana uburyarya, ahubwo musenge mwicishije bugufi imbere y'uruhanga rw'Uhoraho, kuko ateze amatwi kandi abumva, kugira ngo aze yifatikanye namwe kandi yakire isengesho ryanyu. Nanjye rero nifatikanyije n'abasenga bose kandi basengana umutima usukuye kandi umutima wihana, umutima wicuza kandi umutima wemera, kugira ngo ndusheho kuzamura isengesho ryanyu kuri alitari y'ubuziranenge, kugira ngo rigire akamaro isi yose kandi namwe ubwanyu ribagirire akamaro. Dore si Imana abana banjye ndabakunda, nimukomere kandi mukataze ku cyiza, kuko umwanzi icyo yifuza ari uko yabakura ku ifunguro nabahaye kandi ku ifunguro mwahawe na Data. Bityo rero mumenye ubwenge kandi mumenye icyo mugomba gukora, kuko hariho benshi ari kugenda yoyoramo isengesho bakumva ko gusenga bitabareba, kandi bakumva ko hari abo bireba bo bitabareba. Abenshi kuko babona hari abo babihamagariwe ndetse n'ababitorewe, ariko nyamara nta n'umwe utahamagarirwa gusenga uhoraho Imana, kuko uwahanzwe wese kandi washyizwe ku isi, buri wese abereyeho gusingiza Imana, kuyirata ndetse no kuyikuza, kuyishimira ubuzima yamuhaye ndetse no kuyishimira ukurinda yamurinze. Igihe rero buri wese agomba kuzirikana icyo abereyeho ku isi, kandi buri wese akaberaho kwera imbuto nziza, kugira ngo mwene muntu yirinde kwera imbuto isharirira abandi. Hari benshi batunzwe no gusharirira abandi bakera imbuto mbi, ariko kandi atari cyo bashyiriwe ku isi. Nkagira nti rero bana banjye kandi intore za Data, nimurebe icyo murumbuka kandi nimurebe icyo mwera, niba koko gifitiye abandi akamaro kandi niba gifitiye abandi umusaruro. Mwirinde gukora nabi kandi mwirinde kugenza nabi, mwirinde kwihimura ku babagiriye nabi, ahubwo mubasabire impuhwe ndetse n'imbabazi, kandi mubagaragarize urukundo, bityo mubabarire mubabariye, kuko hariho benshi bagira inzika bakazikura, kandi nyamara bakagaragaza ko bayobotse ukuri kandi bababariye, nyamara imitima yabo ishenguka kandi yaraboze. Ni igihe rero buri wese agomba kwakira impuhwe z'Imana, kuko utaha abandi impuhwe nawe atazazigirirwa. Bityo rero buri wese akaba agomba gusabira impuhwe mugenzi we, ndetse n'uwagukoreye nawe ukaba ugomba kumugirira impuhwe ndetse no kumucira bugufi, kugira ngo abashe kubona icyaha cye nawe yicuze. Imbuto za buri wese nizo zizagarura mwene muntu, kandi imbuto buri wese yera nizo zizamugarukira kandi zikamugirira akamaro. Nimube maso kandi musenge mudasega, ahubwo igihe cyose buri wese amenye uwahamagaye ndetse n'uwatabaza, kuko ari benshi basenga ku munwa, abandi bagasenga batazirikana, abandi bagasenga mu kamenyero, nyamara bakajya mu mubare w'abasenze. Isi yose ndetse n'imbaga nyamwinshi bagaragaza ko basenga kandi biyambaza Uhoraho, ariko kandi wareba umusaruro ukawubura, kuko abenshi basenga batazi ibyo barimo, bakagendera mu kivunge ndetse no mu kigare. Iki gihe rero tukaba tuje gucayura abasenga by'ukuri, kandi tukaba tuje kuvangura n'abiyoberanya, kugira ngo abahagaze ku izamu ryabo neza ndetse n'abazi icyo bakora tubashyire iburyo bwa Data, kandi ndetse n'abakomeje kwiyoberanya bashaka inyungu ndetse n'indonke, kugira ngo nabo bajye ibumoso, bityo abo bose babashe kugizwayo kandi babashe gushyirwa aho bagomba gushyirwa. Nkagira nti rero mwebwe mwese muti igihe cyanyu mureke kwihenda kandi mureke kwiryarya, kuko muti igihe cyanyu muhenda roho zanyu mukagira ngo ni abandi muri guhenda, nyamara ibibi mukora ni mwebwe bizagaruka kandi ni mwebwe bizagiraho ingaruka. Mbifurije umunsi mwiza kandi mbifurije kwakira imbaraga zibakomeza, ko naje muri mwebwe mu buryo budasanzwe, kugira ngo urukundo rwanjye rubareke muze, kandi impuhwe zanjye z'igisagirane zirusheho kubazana mu rukundo rwanjye. Mbifurije kugubwa neza kandi mbifurije guhana amatara yaka, kugira ngo mukomeze mucanirwe, kuko mwamurikiwe kandi mukaba mwarahawe itara muri batisimu, ariko kandi batisimu mwahawe mukaba mwarayipfobeje kandi benshi bakayigizayo, bityo urumuri mwamurikiwe mukaba mwararuzinijwe nta mpamvu.
nimwongerere rero mucanirwe itara kandi mwongere mumurikirwe ko naje kubamurikira kandi nkaba naje kubafasha kugira ngo murusheho gutera intambwe kandi murusheho kumenya icyo uhoraho Imana bifuzaho kandi murusheho kumenya aho ibikorwa byacu bigeze mu kuza guhindura isi nshya ndetse no kuza guhindukiza mwene muntu. Igihe rero mwene muntu aho ava akagera ari umukuru ndetse n'umutoya, ari ukomeye ndetse n'uworoheje, ari umuzungu ndetse n'umwirabura, buri wese agomba kumva kandi buri wese akumva impuruza y'uhoraho, ko buri wese agomba kwegukira uhoraho kandi buri wese akareka ugushaka kwe, ahubwo agashyira ibyiringiro bye muri Kristo Nyagasani kandi agashyira ugushaka kwe muri uhoraho, kugira ngo ari we ukugenga kandi ari we ugengwa na buri wese. Ni igihe rero buri wese agomba kumva kandi akumvira ububasha bw'uhoraho kandi akumva ijwi rimuhamagara rimutabaza kandi rimuburira, buri wese agaharanira gushyira mu bikorwa icyo asabwa ndetse n'icyo atozwa. Icyo musabwa ntabwo ari ikiremereye bana banjye kandi intore za jambo, icyo musabwa ni urukundo gusa, ukwemera ndetse n'ukwizera, kuko ibyo byose nimubyimika mu mitima yanyu ari byo bizabashoboza kandi bikabaha gutsinda. Ariko ukomeje kwihambira ku kibi ndetse no ku rwango, uwo wese azasenyukana narwo kandi urwango ruzamukura mu nzira, bityo azimirane n'ikibi yihambiyeho kandi azimirane n'umwijima yihambiyeho, kuko urumuri rugiye kuza kandi igihe urumuri ruzaba ruje rw'igisagirane, urumuri rw'uhoraho igihe ruzaba rutungutse, ibindi byose bizazimira kandi n'amatwi yose azaceceka, kuko ububasha bw'uhoraho ari bwo bizikorera kandi bukigenga mu isi yabwo. Nimube maso rero murebe aho muzaba muhagaze ndetse n'aho muzaba muri, buri wese arebe niba yiteguye kandi buri wese arebe niba ari maso, kuko twababwiye ngo mube maso kandi musenge igihe cyose muhe mwiteguye, kuko mutazi umunsi n'isaha. Ariko benshi batanga kwihana ngo bazihane ejo. Ese isaha yawe uzizagera ryari, cyangwa uzi igihe uhoraho azazira ari ryari? Nimwiteguye kuko igihe cyanyu ari iki ngiki, kandi igihe cyo kwihana no kwisubiraho akaba ari iki ngiki, isegonda akaba ari iyi ngiyi ndetse n'umunota akaba ari uyu nguyu. Mwirinde kubimurira ibihe ahandi, ahubwo buri wese abashe kumenya igihe agomba kwihanira kandi buri wese abashe kumenya igihe yahamagariwe ariho yitaba. Mbifurije umunsi mwiza kandi mbifurije kugubwa neza. Nimukomere kandi mukomeze urugendo, mukomeze mukataze, ko mbafatiye iry'iburyo nk'umubyeyi wabahawe mu buryo bw'umwihariko, kandi igihe cyose nkahora mbasabira, nkahora ntazanura amayira yanyu, kuko nabahawe kugira ngo mbatakambire kandi mbageze ku cyo uhoraho Imana bifuzaho. Mbifurije kugubwa neza kandi mbifurije kwakira umukiro w'uhoraho, mbifurije gutekana ndetse no kwakira ihumure ryanjye, kuko mpumurije mwebwe mwese muhangayitse kandi mpumurije mwebwe mwese muri mu kaga ndetse no mu kangaratete mwatewe n'isi kandi mwatewe na sekibi, kugira ngo murusheho kumva ndetse no kumvira ijwi ribahamagara, kiretse ikindi mwihambure ku kibi cyose, bityo muri mu gushaka kw'Imana, kuko ariko kuzabashoboza kandi kukabaha kwigenga kurushaho. Amahoro, amahoro, umunsi mwiza, umunsi mwiza. Ndabakunda cyane kandi mbifurije kugubwa neza. Ndi Mariya nyina w'Imana, umwamikazi w'ijuru n'isi. Amahoro, amahoro. Ndabakunda cyane intore z'Imana kandi bana banjye, amahoro, amahoro.